12 imugongo, hanyuma yumva amakuru ya Yesu. Ariko kandi yayumvise, maze kuyumva bihurirana nuko Yesu yaje hafi ye. Imana ejo narababwiye ngo ni Imana ikruaza les circonstances cyangwa ihuza ibihe. Haleluya! Igahuza ibihe. Buriya yemeye kurwaza uriya mwana wa Yayiro kuko yashoboraga kumuhamagara bikaba byemewe kuko akamwubaha. Ariko uriya mugore ntiyari guhamagara Yesu ngo aze amukoreho, ntibyari gukunda. Ariko Imana ifite inzira izanyuza nawe kugira ngo utabarwe. Haleluya! Aramuhamagara, araza uriya mugore. Yayiro aza gushaka Yesu ngo amukirize umwana. Amutumaho, ibyo sinirwa mbivuga, n'ejo twabivuzeho. Ariko ndivugira kuri uriya mugore gatoya umunota umwe. Wa mugore yisangiye, yaje mu bireba abandi, ariko nawe akazana kwizera kwe. Haravuga ati aha niho ndi bumubonere, nanjye ndamukoraho. Haleluya! Akirengagiza imihango ya Kiyahudi, akirengagiza ko yari ahumanye atashoboraga kugera mu bantu, hanyuma agatambuka akavuga ati ibyo ari byo byose ndashaka Yesu. Haleluya! Nawe renga ibintu byose, renga ibidashoboka, renga ibikugoye, renga ibimaze iminsi, renga ibimaze igihe ubisengera bitavaho, renga bya bindi byose wikorere kuri Yesu. Uyu munsi birakunda. Haleluya! Amukoraho, ibyo nitwongera kubivuga. Hanyuma isoko y'amaraso irakama. Yesu azi abantu bamukoraho bamwizeye. Ndagira ngo uyu munsi ndakubwiye ngo uzamure kwizera, kuko uyu munsi haraba akantu. Haleluya! Twaje mu bishoboka gusa, nta bidashoboka kwa Yesu. Nababwiye ngo iryo jambo ntiriri hano muri iri teraniro. Dusome irindi jambo muri Luka 6:12 ibice 6. Ubutumwa bwiza. Reverence, somera dusangire uyu mugisha. Ibice 6, 12, 19. Luka 6:12 kugeza 19. Nuko muri iyo minsi avayo ajya ku musozi gusenga. Akesha ijoro asenga Imana. Ijoro rikeye ahamagara abigishwa be, abatoranyamo 12, abita intumwa: Simoni uwo yise Petero, na Andereya mwene se, na Yakobo na Yohana, na Filipo na Barutolomayo, na Matayo na Toma, na Yakobo mwene Rufayo, na Simoni witwa Zelote, na Yuda mwene Yakobo, na Yuda Isikarioti wahindutse umugambanyi. Amanukana nabo ahagarara aharinganiye ari kumwe n'abigishwa be benshi, n'abantu benshi bavuye i Yudaya hose n'i Yerusalemu no mu gihugu cy'Itiro n'i Sidoni geranye n'inyanja, bazanywe n'inyanja nini, bazanywe no kumwumva no gukira indwara. Ako kantu ukanote, bazanywe no kumwumva no gukira indwara. Kandi n'abababazwaga n'abadayimoni arabakiza. Ako kantu wongera ukumve nako. Abantu bose bashaka kumukoraho. Kuko imbaraga yamuvagamo ikabakiza bose. Haleluya! Amen. Ako kantu ongera uyo murongo niwo nashakaga. Belasikelava. N'abababazwaga n'abadayimoni arabakiza. Abantu bose bashakaga kumukoraho. Kuko imbaraga yamuvagamo ikabakiza bose. Uyu munsi mwese nimwizera, imbaraga ituruka muri Kristo
Kristo irabakorera igitangaza. Nimwirebe ubwinshi afite imbaraga zabakiza mwese. Tumukomere amashyi. Haleluya. Haleluya. Amena murazivuga cyane uyu munsi. Haleluya. 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 Nuko zivuga cyane ikintu cyose turagikorana umwete. Amen. Tubirenga ibyo tumenyereye ubu ni nababwiye ngo ni mu ruganda birakocorana mu ruganda bivuga uyu munsi turatahana belate keravai de pai ibitangaza ibintu bimenyerewe no hanyuma tekeravai. Yakobo igice cya mbere 6:8 dusomira ijambo hanyuma turahita tuganira. 6:8 Yakobo. Ariko rero yego asaba yizeye ari ntacyo ashidikanya. Yego. Kuko ushidikanya usabe wizeye. Ubwo ndiho ndababwira tugendane neza. Usabe wizeye. Kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja. Ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga yego. Umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'umwami Imana. Ye kwibwira ko hari icyo ahabwa n'umwami Imana. Kuko umuntu w'imitima ibiri yizera niyizera vuba mu nzira ze zose. Namuka vuba mu nzira ze zose. Umuntu w'imitima ibiri, iyo mitima ibiri ni iyihe? Nuwo kwizera nuwo kutizera. Ntimushidikanye, ntimube nka wa muraba ubutwarwa n'umuyaga wari wo wose. Oya, nibyo. Ntiureke kwizera, ntugire imitima ibiri, umwe ukubwire ngo birashoboka cyangwa ntibishoboka. Oya, uyu munsi twavuze ko bishoboka byose kandi bishobokera uwizeye. Haleluya. Abagalatiya 6:1 nawo, hanyuma tujye muri Matayo turebe iby'iki gihe. 6:9 ego. Kwe gucogorera gukora neza kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwisara. Twe gucogora mu byo turimo, twe gucogora gukora ibyiza, twe gucogora gukora neza kuko igihe nigisohora kandi cyasohoye. Haleluya. Bela silva tutazasarura igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Nukuvuga ngo nitudacogora. Haleluya. Nitutabicogoreramo. Icyo igihe niki kandi igihe cyageze. Haleluya. Bwira mugenzi wawe uti igihe cyawe cyageze. Ufite akanwa gahanura. Haleluya. Waba ufite akanwa gahanura? Nitwababwiye ko nta ndimi ebyiri. Nitwabivuze nitwavuze ko nta gutekereza ko bidashoboka ari ukwizera gusa. Mubwira uti igihe cyawe cyageze. Nidukura ibishimwa mu bwawe tuzahinduka akanwa k'Uwiteka. Igihe cyawe niki? Nimubivuge cyane. Bwira mugenzi wawe. Noneho ibwira uti igihe cyanjye niki? Tubivuga cyane kubabyiringiye. Igihe cyawe cyo gutabarirwamo nicyo. Dukomere Imana yacu amashyi. Lesia de bareva de par. Tugiye gusoma iri jambo hanyuma tuganireho gatoya kuko uyu munsi turasenga cyane kuruta Imana ifashe. Tujya muri Matayo 28:19 na 20. Kiriya gihe ibyo byose twabivuze ko bamukoreragaho physically ahari, bakamubona bakamukoraho, hanyuma bagakira indwara zabo zose, hanyuma bagakira abadayimoni bose bavaga hirya no hino bakaza kumushaka ngo bamukoreho gusa. Icyo gihe yabaga hari, hanyuma bamukoraho kubw'imbaraga zari zimurimo, hanyuma bagakira. Niko twabibonye. Hanyuma twebwe abubu the sick pie, twebwe abubu ko tutamubona imbere yacu, biragenda gute kandi ko tugomba kugenda dukize? Biragenda gute kandi ko tugomba gutahana ibitangaza? Reka dusome 28.
19:20. nuko mugende Yego. muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Haleluya! Twakomera Imana yacu amashyi. Icyo nashakaga nicyo. Aya magambo yayavuze amaze kuzuka agiye kugenda. Arababwira, abaha instruction, abaha amabwiriza y'ibyo bajya gukora. Bagende babwiriza abantu bose, bababatize mu izina rya Data. Hanyuma arababwira ati ndi kumwe namwe iminsi yose, kuko amagambo y'Imana turayazi. Yaravuze ati mwebwe umuntu nankunda nanjye nzamukunda, azitondera amagambo yanjye, hanyuma nzasaba Data nze tubane nawe. Haleluya! Ni mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo Kristo turi kumwe iteka ryose, nk'uko abivuze ati ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Ndi kumwe namwe iteka ryose. Haleluya! Yaje mu buryo bw'umwuka, agumana natwe, aturana natwe, akorana natwe. Niyo mpamvu na nyuma yo kugenda abigishwa be yabasigiye ubutware. Haleluya! Arababwira ati mugende mukize abantu, muzure abapfuye, mwirukana abadayimoni. Haleluya! Mukize ababembe. Kandi byarakoretse, kandi byarabaye, kuko Imana iherekeza ijambo ryayo kugira ngo risohore. Haleluya! Nababwiye ngo twizere nubwo tutabona ikimenyetso. Nubwo ubona nta kimenyetso cyo gutabarwa, nubwo ubona wagerageje igihe kirekire, nubwo wasenze amasengesho y'iminsi myinshi, nubwo wabwiye abapasiteri n'ababishopu, mbese wabwiye, waba waragiye kwa bishopu, waba wagiye kwa revera, nanjye wenda waba warambwiye, waba warisengeye nawe, icyo kibazo ukimaranye igihe, ariko warasenze, ariko ntabwo biri gukunda. Ntabwo bikunda. Waragerageje, urwa rugo rwawe waragerageje ukora ibyo ugomba gukora, ariko urana rudatungana. Waragerageje abana bawe urabagira gute, urababwira, urabigisha, ariko urabona badatungana. Warizeye, urabona ibintu, wewe uribwira ko wizeye byose, ariko urabona bidatungana. Ariko ndashaka kukubwira ngo ijambo uyu munsi Data yantumye yambwiye ngo nubwo ubona nta kimenyetso, nubwo ubona nta kimenyetso kiriho kigaragaza ko byakunda, Uwiteka aje kubikora. Besi adapa ngiye kubaha ingero ebyiri z'ibintu bitandukanye, kandi byose biba bitegereje abana. Iyo umuntu atwite, hari ibimenyetso bigaragaza ko atwite. Abagore bari hano barabizi, n'abagabo bari hano barabizi, n'abakobwa barabizi kuko babana n'abamama wabo cyangwa n'abavandimwe babo n'ibiki, n'abahungu nabo barabizi. Ushobora gucira bikamenyekana ko nyine ufite inda. Ushobora kuruka, ushobora mbese kunanirwa kurya n'ibindi. Uko umwana akura, hari igihe agera ku mezi agatangira gutera utuguru, agatangira gukora muvuma mu nda, ukamenya ko ufite inda, ufite umwana mu nda, afite igihe azavukira. Ibyo ni iby'abantu, ibyo ni ibigaragara, ibyo ni ibintu udashobora gushidikanyaho. Iyo adakora muvuma, akenshi ababyeyi bahita birukira kwa muganga, kuko iyo amaze gukura akora remuvuma, hanyuma noneho ukamenya ko umwana ari muzima.
nibura ukaryama ugatuza, hanyuma ukumva ko umwana azavuka. Ngiye kubaha izindi ngero ebyiri zitandukanye n'umuntu, kandi niko data ashaka ko tumwizera. Abantu bazi inkoko, hari umuntu utazi inkoko? Mwese murayizi. Hari umuntu ikizu nacyo murakizi? Wenda mvuge nk'ibinyoni nka bingahe tujya tukibona, ariko nivugira inkoko. Ikizu egre, ikizu murakizi, tujya tugisoma muri Bibiliya, ariko nkihorere kuko burya iminsi kibyariraho itandukanye n'iyi nkoko. Ikizu nasomye ko kimara cyo iminsi 35 kugira ngo kibone abana, ariko twivugire inkoko imara 21 jours, iminsi 21. Ibyo ntabwo mwabyize mu ishuri? Ntabwo ibyo bintu babibabwiye? Inkoko irarira amagi iminsi 21. Ninde twebwe twarazitunze kera ahantu twari dutuye mu cyaro? Abazitunze, abazi iby'inkoko zitera hanyuma zikararira, bashyira ukuboko hejuru. Uko inkoko kurarira ni ukubundikira ya magi. Abatabyumva nk'abana bo ntibabizi. Ni ukuvuga ngo inkoko igira icyari, iyo ishaka gutera urabimenya, ubona hari uburyo igenda igira gutya, ukabona ko hari uburyo igateteza ikima, yamara kwima hanyuma igatera. Abayibona abayitunze bahita bakora icyari. Ni icyari muragikizi cy'utwatsi cy'uduki bashyiramo, hanyuma inkoko ibishaka ahantu itera ikaza igatera. Inkoko iratera ikageza igihe irekeraho, hakagera igihe cyo kurarira cyangwa kubundikira. Nimba ari uko si ukurarira, iryo ni ijambo ry'ikinyarwanda. Ikararira amagi. Imaze kurarira amagi, ninde yari yambwira muvuma igira ikora ngo ryereke inkoko ko harimo umwana? Hari movement mwigeze mubona? Ntirigumaho kwa kundi bariteye. Inkoko irirarira gutyo, n'ibintu yiyumvamo ko rigomba kurarirwa, igategereza igihe rizaturagirwa, ridakoma, ritavuga, ariko ikarirarira nta gihari, ikarirarira nta kaguru gakubita, ikarirarira nta kuruka, ikarirarira nta kintu kigaragaza ko muri ya magi harimo abana. Ariko ababizi, ababibonye, irararira irabundikira. Yamara kubundikira yasonza, ikagenda ikajya hanze, igatoragura, ikarya utwo ibonye, ikongera ikagaruka kuri ya magi yayo. Hanyuma kugeza igihe iminsi igera, ntirambirwa n'umunsi n'umwe ngo ivuge ngo ntacyo ndi kumva, ngo ivuge ngo nta kaguru karimo, ngo ivuge ngo ntabwo ari kwinyeganyeza. Ntabwo ibivuga, irakomeza ikaza ikararira, hanyuma igategereza nta kimenyetso yuko izabona abashwi, yuko izabona abana bayo mu gihe gikwiriye. Dukomere Imana yacu amashyi. Uko niko Imana yacu ibishaka. Ishaka ko tuyiringira, nta movement iboneka, nta kintu kigaragara,
wararwaye utumva n'akantu kaguturiza, ubona ubukene bukomeza kwiyongera, ntawe uguhamagara mu kazi, amadeni agenda yiyongera, mu rugo rwawe warasenze cyangwa ugakora n'ibyo ugomba gukora ariko ukabona ntibihinduka. Imana irashaka kuguma ku magi yawe y'amasezerano. Haleluya! Irashaka kuguma ubundikiriye ayo magi, nubwo ntacyo ubona ariko kirimo. Haleluya! Hari ababyumva ngo batere haleluya? Namwe mwese murabyumva ngo mutere haleluya? Amen. Uko niko Imana yacu ishaka. Nta kirimo, iragenda ariko ikongera kugeza igihe izabonera abana. Igihe iyo kigeze, ya magi atangira kugira gutya akipasura, lesile bande vadeke, agatangira kuturagurika, agatangira koro. Ndagira ngo nkubwire ngo isaha y'Imana yageze, kandi bigiye kwituritsa, bigiye kugaragara, bigiye kuboneka, bigiye kugaragara nubwo utabona ikimenyetso. Imana igiye gukora, Imana igiye kwihesha icyubahiro. Imana guma ubundikira amagi arimo ikintu. Haleluya! Guma ubundikira harimo ikintu. Icyo Imana yakubwiye kirahari, icyo Imana yakubwiye kizasohora. Ntabwo yabiretse, ahubwo itegereje isaha yayo, kandi isaha yayo yageze. Haleluya! Haleluya! Nababwiye ngo uyu munsi turajya mu ruganda rucura bekeyesi, uruganda rucura ibitangaza, kuko Imana yacu irakora buri munsi. Imana yacu ishoboye byose, Imana yacu irakiza, Imana yacu iracyakora. Nabugingo n'ubu baririmbye ngo ya Mana yakoraga, yavugaga, ikavugana n'abasogokuruza bacu, ngo n'uyu munsi iracyavuga, niyo iri kuvugana namwe, n'uyu munsi iracyavuga, niyo iri kubabwira, n'uyu munsi iracyakora, niyo iri bukora ibitangaza. Haleluya! Haramutse habonetse, hari igihe umuntu avuga akavuga ngo ndabona ngo agacupa gutabarwa, ngo nizeye ko bizaba. No, iyo hari agacu ko gutabarwa ntabwo ari ukwizera. Imana ishaka ko tuyizera nta kigaragara. Haleluya! Bitandukanye kwizera n'iki? Ni ukureba, ntabwo barebesha amaso ngo bavuge ngo iki kintu cyavami. Ntabwo ari uko. Kwizera mbese tubona nta gihari, ahubwo tubyumva mu mutima. Iyo urebye amaso ukabona gihari, kwizera biba bihindutse, ntibiba bikibaye kwizera. Ibyo umuntu uwo ari we wese yabyiringira. Wenda yabona baguhamagaye kavuga ati naradepoje, bampamagaye wenda muri examen écrit yo kwandika, ubutegereje wumva uvuga ati wenda bazampamagara no muri oral, examen oral yo kuvuga, interview. Icyo gihe ntiwavuga ngo urizeye, kuko hari akamenyetso kagaragaza ko bishobora kwemera ko wabona akazi. Ibyo bitandukanye no kwizera Imana ivuga. Imana irashaka kuyizera nubwo nta kintu gihari, nubwo nta kimenyetso, irashaka kuyizera kandi ukumva ko byashobotse. Haleluya! Nubwo iyo ndwara yawe uyimaranye imyaka, nubwo iri kukubabaza, nubwo itanakira, irashaka kuyizera nk'uko Aburahamu yizeye. Turi mu kwizera. Bwa mbere nababwiye instruction nuko utagira imitima ibiri. Mwabyumvise? Umutima wawe ntugende hariya ngo wizere ubundi ngo ureke kwizera, ngo se n'umuraba wo mu nyanja. Icyo nakibabwiye.
Aburahamu Imana imubwira ko azabyara umwana, yari afite imyaka. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo umubiri we wari warapfuye. Yizera ibyo umuntu atakwizera. Nubwo yageze agacogora akavuga ati ariko nawe ubwo wenda Imana yari yawukijije gato, nuwe ntiwakoraga neza. Ariko aravuga ati ariko umenya ariko ahagaye, avuga ati ngewe ariko kuko Imana ikurikirana isezerano ryayo, Sara yarabyaye kuri 90. Ndagira ngo nkubwire, Imana yacu ikurikirana isezerano ryayo. Ntireba imyaka umaranye icyo kibazo, ntireba ubugari bwacyo, ntireba imbaraga zacyo, ntireba uburyo umerewe, ireba icyo yavuze kandi ije kubikora. Nitwavuga Aburahamu se kuki yabyizeye? Yari yarabibonye he? Wabonye umuntu kuko yari umuntu nkatwe. None se twebwe ntituvugana n'Imana? Kuki tutizera nka Aburahamu? Ntituvugana n'Imana? Yari yaramubwiye ati we uzabyara tu, kandi kuri Sara yego yaracogoye ariko Imana yarabikoze. Ariko yagiraga ngo abasekuruza w'abizera twese tuzizere ibitashoboka, ibitari byo kwiringirwa, ibitari byo kwizerwa, hanyuma tubyizere. Haleluya! Kugira ngo Uwiteka twishimira amenye ko twanamumenye. Kuko umutima utizera ngo ntubasha kunezereza Imana. Haleluya! Imana ibwira Yosuwa ngo bazenguruke inkike z'i Yeriko. Mu bigaragara ushize muri logike, niyo mpamvu ibintu by'Imana bitandukanye na logike z'abantu. Bwira mugenzi wawe uti ibintu by'Imana bitandukanye na logike zacu. Ariko mwabivuganye ko logike muzifite. Ubuse sinagiye hariya, ubuse bambwiye ibi, hari n'ibyo bambwiye bidakunda, hari n'ibiki, hari n'ibintu bakubwiye. Ariko ibyo biramaze, ku Mana birashoboka. Haleluya! Arababwira ati zenguruka Yeriko bagana mu gihugu cy'amasezerano. Wari umudugudu ukomeye cyane w'inkike, bamenya imbaraga z'Abisirayeli. Baravuga ati tuwufunge, bari abantu bayogoje ubwoko, bari n'abanyembaraga baratwica, dufunga natwe umudugudu wacu ntibawunyuremo. Kandi hari harimo inzira, niho inzira yagombaga kunyura bambuke bagera mu gihugu cy'amasezerano. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana izishakira inzira. Bela sekevayi de paya, Imana izishakira inzira ikugeza mu gihugu cyawe cy'amasezerano. Imana izishakira inzira ikugeza ku byo yakubwiye. Imana izishakira inzira. Imana nubwo haba hari ibihome, nubwo haba hari inkike ndende, Imana ifite uko izazigenza. Reka mbabwire, irababwira ngo nibazenguruke inshuro 6, iya 7 noneho bayikoremo izindi 7. Kambabwire ibintu by'Imana, niyo mpamvu batwita abasazi. Uwatureba ari mu mubiri yabona turi abasazi, yabona ibindi kuvuga ari ibisazi, yabona n'ibyo mbese uburyo twizera ari ibisazi. Aya magambo nyine niyo mpamvu bamwe bayita ukundi. Barazenguruka umunsi wa mbere, abwira ngo muzenguruke rimwe mwongere musubire mu ngando. Uwa kabiri barongera barazenguruka, bongera basubira mu ngando. Uwa gatatu bareba ibikuta, bareba ibihome, bagasanga nta na fisire, nta kantu na gato kari kwiyasa kagaragaza ko hantu hazariduka. Nta mutu turimo, nta nibuye na rimwe riri nibura ngo rive hejuru, rive kuri bya bihome birebire.
za nkike wenda ritakare rigaragaze ko hari akantu kari gushoboka. Iminsi 6 irarangira, bakizenguruka bakigenda, nta kantu na kamwe kari kuboneka. Reka tuzenguruke, nubwo ubona nta kuri kubona, uwa 7 ugiye kuza. Haleluya! Umunsi wa 7 ugiye kuza, umunsi wa 7 ugiye gukora akantu. Umunsi wa 7 ugeze, haramubwira ati, yari yababwiye ati kuri 7 ho muzongera muzengurukaho inshuro 7. Abwira ibyo abatambyi bakora n'iby'amakondera n'urusaku bari buze kuvuga. Haleluya! None se turi kumwe, duhereza Imana yacu icyubahiro. Ubwire umutima wawe uti byumve neza, byumve neza, teke ya silavide paye, byumve neza, ugire kwizera. None se urusaku rwagushibuye, bwira mugenzi wawe uti urusaku rwagushibuye, urusaku rwagusha inkike, amakondera yagusha inkike, ariko ijambo Imana yavuze, ijambo Imana yavuze, haleluya, rijya ritura imisozi, rijya ritura inkike. Haleluya! Ijambo ry'Imana, imbaraga z'Imana zirihagije, nizo zonyine ziritura. Haleluya! Nizo ziri bubikore. Wikwivugama we nta mbaraga ufite, ariko Uwiteka Imana twiringiye, Imana yo mu ijuru, Imana yabanye n'abasogokuruza abantu, iyo ivuze byose birayumvira. Haleluya! N'Imana itananirwa, n'Imana ikora, n'Imana y'amaboko, n'Imana y'imbaraga. Hahirwa abayihungiraho, kuko bazabona ubuhungiro buzima. Iyo haleluya iraye nyambeta, iyo haleluya sindayumva. Twongere iyo haleluya. Amen. Hey, hari ikintu uri kumva? Gira mugenzi wawe uti hari ikintu uri kumva? Haleluya! Hari ikintu uri kumva? Hari akantu kari kuza mu mutima, hari akantu uri kukumva kari buze kubyara ikintu. Haleluya! Hey, uyu munsi ntabwo mvugana n'abanyamubiri, uyu munsi ndavugana n'abanyamwuka, uyu munsi ndavugana n'abantu bumva Imana kweri kuvugana natwe. Ndavugana n'abantu bayizeye, ndavugana n'abantu bayiringiye, ndavugana n'abantu bayimenye, ndavugana n'abantu bemera ibyo ivuga, ndavugana n'abantu bikomeje kuri yo, ndavugana n'abantu topedeva, ndavugana n'abantu bakiyifitiye ibyiringiro, ndavugana n'abantu bayifitiye icyizere, ndavugana n'abantu rosike payi madragi bayi solesiya de payi, ndavugana n'abantu bumva ko bishoboka. Tuyikomere amashyi. Haleluya! Munsi wa 7 ugeze, za nkike bigenda kwa kundi. Ijambo ry'Imana, imbaraga z'Imana rirakora, abagiye kubona babona ngibyo, za nkike ziraritaguritse. Haleluya! Babona ngibyo biritse, babona ngibyo birikubita. Uyu munsi byikubita hasi, ibyari bigufasha byikubita hasi, ibyakumaranye igihe byikubita hasi, ibyafasha abana bawe byikubita hasi, ibyafasha ubutunzi bwawe byikubita hasi, ibyafasha umubiri wawe byikubita hasi, ibyafasha umuryango wawe byikubita hasi, ibyafasha business none silaba byikubita hasi, biriduke tupedeva lodrag by sia tosia daba vegona ba serva tosia de pa. Bwira mugenzi wawe turahari, mubaze utari ku urahari. Nimba uhari ko ari ikimenyetso cy'uko uhari. Nimba uhari
ikimenyetso cy'uko mwizeye. Haleluya, haleluya. Hey, osatape tikeya Imana twiringe. Ndagira ngo mugikure mu magambo, ndagira ngo mugikure muri logika zanyu. Mwiringire Imana nk'ihari, mwiringire Imana nk'ikora, mwiringire Imana nk'ishoboye, mwiringire Imana, mwiringire solesia pedokela vegona basela tuseye de ba revagenba losia de ba. Kuko uyu munsi irakora kandi uyu munsi irigaragaza, uyu munsi iriyerekana, uyu munsi tusiya kula vaye de pa reservaye de pa. Uyu munsi irahinyuza amahanga, uyu munsi irahinyuza tusikira silaba loseye vaye de pa le dragba le siya de pa. Uyu munsi irahinyuza, iragira ibyihinyuza, irahinyuza abantu bavuze ngo ntacyo umaze. Abantu bakuvuga mu cyongorero, abantu bakuvuga bakisilaba le dragba selava, abantu bakuvuga, abantu birirwa bakugenza, abantu bagufitiye alesikapa. Irabahanyinyuza, irabereka ko ari Imana wiringiye. Uyu munsi tope biramenyekana ko iyo twiringiye ariyo Mana nyamana. Va mu bimenyero, ndabatera mu rushinge mwese rwo kwizera. Haleluya. Abantu turi kumwe nibakora akantu. Ndagira ngo bongere bakora akantu abantu turi kumwe. Sikeba yisilaba vaidope lesia de pa le debaye deva hosi katapa hore vangeba. Umunsi wa karindwi inkike zirimanura osekepa, inkike ziribwiriza ziravuga ngo umwami nyiribihe yategetse ko tuva imbere y'ubu bwoko, yategetse ko tubisaba ubwoko bw'Imana bugatambuka, duhunge tumanuke, ubwoko bw'Imana bubona inzira. Latike pasilava. Uyu munsi urabona inzira, uyu munsi urabona inzira. Olesia de pa. Jambo ry'Imana ryaratubwiye ngo abantu bose, ngo umuntu wese yinjiriye imbere ye ntabyo kujya gukatakata ushakisha hameze neza. Uwiteka yarahadinganije, Uwiteka yarahakoze, Uwiteka yabigenje neza. Topede vageba kugira ngo abantu bose binjire. Tosikila berasia deva ledreguba esia de pa. Ibaha imbaraga avuga ati kuraho ibintu, kuraho abantu, musigaze gusa ibyarajwe Uwiteka kuko byarashinganywe. Twayikomera amashyi. Twahaguruka tugatera haleluya. 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 Mwakwemera ko dutaramana n'Imana yacu? Mwakwemera ko uyu munsi dukora akantu n'Imana yacu? Haleluya. Amen. Revera somera umurongo Yohani 5, urwandiko rwa mbere rwa Yohani 5. Yes, umurongo wa 4 hanyuma usimbuke kuri 14 na 15. Ho yasi ya dapa le vent de kay. Bwira mugenzi wawe turacyarimo, nturashidikanya, ntabyo gutereranwa na ya miraba. 5:14. Ego kandi yego iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye. Iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye. Nuko atwumva. Iyo dusabye ikintu nkuko ashaka. Banza mwumve ongera. Kandi
kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere, iki nicyo kidutera gutinyuka kuza imbere ye, my friend. nuko atwumva, bari kutwumva. iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. 15. kandi ubwo tuzi yuko yumva icyo dusabye. Bwira mugenzi wawe tubanze wumva nk'icyo kintu. Bwira tarangara ko kakamucika. Mubwire. Kandi ubwo tuzi yuko yumva icyo dusabye cyose. Tuzi nuko duhawe ibyo. Ongera ukasubiramo. Tuzi nuko duhawe ibyo tumusabye. Tera karuru. Tera kandi karuru. Hallelujah. Witarara ngo ntacyo wumva. Subira mu magi yawe. Harimo ikintu. Harimo ikintu. Nta migeri wumva, nta muvuma zihari, nta girirwana n'irindi, nta n'irinyaganya zirindi, ariko harimo ikintu. Haleluya. Harimo ikintu. Harimo ubutunzi buhishwe, harimo ubutunzi bwaguhishiwe. Subira mu magi yawe wigendera. Haleluya. Subira ubundikire haboneka ubushyuhe. Haleluya. Subira ubundikire ubushyuhe buboneke. Abana bagiye kuvuka, ibitangaza bigiye kuvuka, bikeneye ubushyuhe bwawe, bikeneye kwizera kwawe, bikeneye waho ngo ukomeze wizere nubwo nta kintu uri kubona, ariko kirahari. Uwiteka yakiremye. Dukomere Imana yacu amashyi. N'ayandi magambo ushake nyihorere. Tugiye gukora, tugiye gusenga. Dukomere Imana yacu amashyi. Tugiye kuzura ibintu byapfuye. Tugiye kuzura umubiri wapfuye. N'ibindi turaje. Nababwiye ngo turi mu ruganda, tugiye gucura ibintu bifatika. Pana gasuzuguro. Pana. Haleluya. Obi bintu wese. Haleluya. Nitwasomye ijambo ry'Imana muri Mariko. No. Haleluya. Twasomye ijambo ry'Imana muri Luka. Tuvuga ngo abantu bose barazaga bakamukoraho bagakira. Ngo bose bagakira ibyago byabo, bagakira indwara zabo, ngo n'abafite abadayimoni bagahunga. None se ubu rero tugiye kujya muri byose. Bwira mugenzi wawe tugiye kujya muri byose. Ashobora byose, nta na kimwe kimunaniye. Ndagira ngo mubanze mutere haleluya muhagurutse. Ongera utere haleluya. Ongera utere haleluya. Amen. Haleluya. Ubu rero tugiye gukiza ibintu. Ubu tugiye gukiza ibintu. Twebwe na Yesu wacu. Haleluya. Ubu mwizere Imana nanjye munyizere. Haleluya. Kuko natumwe na Data kandi ari bukorane nanjye. Murizeye abantu bafite ibyapfuye. Umubiri wapfuye ufite uruhande wapfuyemo. Uwapfuye yewe ibyapfuye, tuvuga ibyapfuye. Ibyapfuye ubona byazurwa n'Imana yonyine. Muze hano tubizure.
uburwayi, nimba ari iki, nimba ari ibiki, nimba ari bekeya silava. Oya, ibintu uvuga uti ibi byarapfuye, ibi ni Imana yonyine, ibi dosikeya ledrebegen vaide pai sule de bande ke lodre bande kia silava bela tekera vaide pai esia de ba. Murahagararaho muri ereka Imana icyapfuye. Obela sia de pai. Uburyo bwo kwizera ni ukureba Kristo. Ijambo ry'Imana twavuze ngo ari kumwe natwe, akorera muri twe. Osia de pai. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo ubwo dukorana nayo ngo iratwinginga kudaherwa ubwo buntu, kubupfusha ubusa, tugiye kubukoresha. Tope! Hallelujah! Yavuga ngo nzagendera muri mwe, nkorera muri mwe. Hosea the pie, ovegen by the bar. Hanyuma izavugira muri twe, ikore n'imirimo muri twe. Ngiye gutegeka gusa, ereka Imana ibyapfuye. Ndagira ngo ubirebe, ndagira ngo ubivuge, ndagira ngo ubirege, kandi wizere ukuyemo gushidikanya. Bya bindi twavuze, ntabwo indimi ebyiri, ntabwo kuba gutya nahana, oya, birakira kuko wizeye. Nta kimenyetso, nta gihari, Yesu arakora. Osi pikaya dava Lord reg by the var. Ngiye kubasengera, ndagira ngo muzamure umuntu wese kwizera kwe, akore kuri Kristo ari muri noteraniro. Belatekia sia daba pay ovagana ba. Witeka Mana ushobora byose, Mana yera, Mana wavuganye nanjye, Mana wantumye gukiza ubu bwoko, Mana wantumye kuzura ubu bwoko, Mana wantumye ngo dukore ibitangaza mu izina ryawe. Aka kanya ndategetse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rifite ubuhanga, mu izina rifite ubushobozi. Dore ngaba abahungu n'abakobwa, abagore n'abagabo bari imbere yawe, bakweretse ibintu byapfuye kwa muganga, byaranze mu bakomeye, byaranze bagiye abandi mu bantu bafite ibindi bintu byapfuye Mana. Ariko wewe uri Imana igira neza, uri Imana izura ibyapfuye, uri Imana ikiza indwara, uri Imana yirukana abadayimoni, uri Imana itanga andi mahirwe, uri Imana itanga amahirwe ya kabiri, uri Imana ikora ibyo umwana w'umuntu atakwibwira, uri Imana ikora ibyo tutazi, n'ibyo tutarabona birahari, n'ibyo tutaravuga birahari, n'ibyo tutarabonesha amaso yawe birahari Mana. Ngo ubu bwoko bwawe abarwayi ndategetse ngo indwara zose zikire mu izina rya Yesu. Abafite umubiri wapfuyeho ndawutegetse ngo uzuke aka kanya mu izina rya Yesu. Abafite ibintu byapfuye, byaba ari mu rugo, byaba ari mu bana, byaba ari muri business, byaba ari aho bari, byose ndategetse Mana we ni wewe uzi ibyapfuye, haba ari hose, haba ari mu rugo, zura pedokeya Lord by the vai, haba ari mu byo bakora. Ole sia de pai, Mana y'agakiza kanya, ole sia de pai, agasigaye nubwo kaba kangana na kagafu, urakabyaza umusaruro, urakabyaza umusaruro. Ndategetse mu izina rya Yesu ngo bongere bahaguruke, bongere bahaguruke bene, bongere babone ubuzima, bongere babeho. Ushaka ko tubaho neza, ushaka ko tugubwa neza, ibindi ni Satani, ariko turakwiringiye kuko ari wavugana natwe, kuko ari wavuganye natwe. Urakoze kubakijije, urakoze kubizuye, urakoze kubazuye, urakoze kuzuye ibyabo, urakoze kuzuye akazi kabo, urakoze kuzuye imigambi yabo, urakoze kuzuye destiny yabo, urakoze papa, urakoze kuko
ukuyemo plan yabo alesiya de pa. Urakoze kuzuye imishinga yabo, urakoze uwera wa Isirayeli, urakoze kubigenje neza, urakoze kunyuze mu nzira zitabarika ukabakiza, kuko uri Imana igira neza ivuganye natwe. Urakoze, tugukomeye amashyi kuko ari weho Mana yawe. Mutahane ibitangaza, tahane ibitangaza. Umuntu nimba hari ikintu yakumva aka kanya, uze kutera urutoki, vuga uti jyewe naje meze gutya, ariko ubu ndakize, ariko bimeze gutya. Twakomeye Imana yacu amashyi. Haleluya. Yose buriya ni yaha. Haleluya. Twongera iyindi haleluya. Amen. Ubu rero Sara yabyaye kuri 90, biremera. Abantu bakeneye abana baze hano, biba bivuga ngo itwereke l'extremité y'ibintu kugira ngo tubone ko bishoboka. Olesiya deba evegnambaya. Ndagira ngo muzi kandi mujya mumenyera ibintu mukumva mpora mpaguruka, mpora ngira gute, mpora kambabwire ntabyo kugira, ntabyo kurambirwa. Hari umudamu w'inshuti yanjye yamaze imyaka 5 atarabyara, hanyuma kwizera nibisazi. Aravuga umwaka wa 6 aravuga ati ariko reka ntangiye nitegura umwana. Aritegura umwaka wa 7 ntibyaza, uwo 8 azana ibindi atubwo hari byarisigaye, uwo 9 abyara ku mwaka wa 11. Ariko byagenze gute? Ibintu byose yari yarabiguze, aravuga ati niki gituma udakora Mana? Ajya gusaba randevu muganga yo kuzabyariraho, atagira inda. Murumva kwizera ibyo ari byo? Aravuga ati ubare uhereye uyu munsi, uhereye uyu munsi umbwire, kuko uyu munsi nasamye, umbwire igihe nzabyarira. Atagira inda. Uzi ko yatashye agasama, itariki bamuhaye yarabyaye habuzeho nk'iminsi 2-3, ariko abyara muri uko kwezi bamuhaye. Ukwizera si ibisazi. Dukomere Imana yacu amashyi. Revera ngwino usengere.